hari Yesu ngo wavuye muri Mexique, ngo azamuka ngo muri Brazil, ngo azakomeza ngo agere Washington DC USA, ngo yiyereke abantu murangiza z'i Burayi, ngo abiyereke bose ngo ahita ngo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ngo ajye muri Aziya, ngo azarukira muri Israel, ngo abiyereke bose, ngo abereke n'inkovu mu biganza, ngo azamanuka no mu Misiri. Yesu wabambwe ntabwo azaza kuriya, ntabwo azaza kuriya, ndabibabwe mubimenye, azahagarara ku bicu. Haleluya! Azahagarara ku bicu, hanyuma avuze impanda, abantu bazayumva bizeye bazamuke, abazaba barapfuye ibyabo byose bizaterana, bongere basubire babazima bazamukane nawe. Ntabwo Yesu wacu ari uko nguko azaza ngo aze kwerekana, kuko ntazakandagiza ibirenge hasi. Tugaruke rero ku ijambo ryitwa kunesha. Kuko muri abanyeshuri, ngewe nkunda abanyeshuri cyane. Abanyeshuri ni abantu bumva vuba cyane bagakora vuba cyane, mbese barihuta. Ijambo ratubwiye ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha, ariko si ku bwacu, ahubwo ni kubw'umwami wacu Yesu. Ndashaka twijyanire ijambo ryitwa kunesha. Abantu basoza amasezerano y'iminsi 5 bakaneshwa. Umuntu ashaka kuva gusenga agatsindwa ukabona, ariko ijambo ryatubwiye ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha. Ntabwo ari ku bwacu, ni kubw'umwami wacu Yesu. Ntabwo twize, twarize ariko ntabwo twize. Kuko ubuzima, kugira ngo ubuzima bufate nk'isaha, kuva saa moya za mu gitondo kugera saa 12, ntabwo wambwira ko saa 6 hari aho wari wagera. Kandi ngereranyije mwebwe n'ukuri mwese mugiye kurangiza kaminuza mumeze nka saa 7 cyangwa saa 9, kuko ngiye murabona ko mu masaa 9 n'ibindi. Nshuti TV show. Link people with friends. Kuva icyo gihe ndi umunyamakuru, uyu mwaka ni wa 13 na 4 bityo nkora itangazamakuru. Ariko ndashimira Imana cyane, kuko ngende umunyamakuru Imana yagiriye neza, yampaye kwamamaza izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Abandi banyamakuru bavuga ibindi, ariko njyewe Imana yampaye kwamamaza inkuru nziza y'agakiza ku maradiyo, kuri televiziyo, ku mbuga nkoranyambaga, ahantu hatandukanye. Zamenetse, zacitse, ariko mfite umuntu usomera witwa Willy, nizishyira hasi nta kibazo. Hanyuma rero dusomye ijambo ratubwiye ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha, ariko si ku bwacu, ahubwo ni kubw'umwami wacu Yesu. Ndashaka twijyanire ijambo ryitwa kunesha. 2012 nari muri sector y'amakuru kuri radio Isangano. Nuko nakoraga gospel ariko navugaga n'amakuru. Noneho chief editor ni umuyobozi w'amakuru ku bitangazamakuru byose, babita ba chief editor. Azana amakuru, burya amakuru umuntu uyasoma ntabwo ari wowe wayataye, wowe ni ugusoma gusa. Noneho njye nari presenter usoma amakuru, banzaniye amakuru avuga ngo nimwumva amakuru yaba ya BBC, Voix d'Amerique mu Rwanda, Flash FM n'andi hose aho muzumva amakuru hose, burya habamo agasekiteri gato hasi bashyiramo agakuru kamwe gakaze, gafite akantu usigara wibaza uti biriya bintu byabayeho, ugasigarana ikibazo kuri ayo makuru mvuze. Iyo uri kiva utateguye ako kantu ntugategure ngo ugashyiremo, waba wabyishe. Umuyobozi w'amakuru agomba gushyiramo akantu abantu bakurikiye amakuru harimo bumvise ibintu. Noneho rero bari batambitsemo akantu muri ayo makuru ngiye batambikamo akantu, baravuga ngo hari Yesu
ngo wavuye muri Mexique, ngo azamuka ngo muri Brazil, ngo azakomeza ngo agere Washington DC USA, ngo yiyereke abantu murangiza z'i Burayi, ngo abiyereke bose ngo ahita ngo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ngo ajye muri Aziya, ngo azarukira muri Israel ngo abiyereke bose ngo abereke n'inkovu mu biganza, ngo azamanuka no mu Misiri ngo ajye kubika ngo n'abashimira yuko bamwishe. Ayo makuru ndayareba ndayitegereza. Mu makuru rero kirazira kikazirizwa ko amakuru akureba. Ni ukuvuga ngo niba ngiye gusoma amakuru nasanga bari buvugemo mama, ko wenda mama yari ruswa, nano hari mama yarapfuye muri jenoside, noneho bakavuga ati yari ruswa bamufashe, noneho bakazana umugeni umunyamakuru ugiye kuyasoma nasanga harimo mama, akambwira kifite tanoya aya makuru arandeba sinasoma, shaka undi muntu ugira gute uyasoma. Noneho nanjye ndebye inkuru ya Yesu iri mu makuru mbona irandeba, ndavuga iyi nkuru irandeba, njyewe nze mvuga ikinyoma cyambaye ubusa ngo Yesu ngo agiye kuva Mexique ngo azamuke yereka abantu ngo abantu bose ngo bamurebe. No, iyi nkuru ntabwo nyisoma. Mbwira tifate tani ngo nusoma aya makuru, ko aya makuru arandeba ntabwo nyasoma. Narakaye. Hari kuwa gatandatu ndabyibuka mu gitondo ku cyumweru mfite preaching kuri radio, ndaza nyifungura mike ndavuga ni mwumve mwese abaraye bumvise amakuru y'ikinyoma twatangaje aha. Yesu wabambwe ntabwo azaza kuriya, ndabibabwiye mubimenye, azahagarara ku bicu. Haleluya! Azahagarara ku bicu, hanyuma avuze impanda, abantu bazayumva bizeye bazamuke, abazaba barapfuye ibyabo byose bizaterana bongere basubire babazima bazamukane nawe. Ntabwo Yesu wacu ari uko nguko azaza ngo aze kwerekana, kuko ntazakandagiza ibirenge hasi. Icyo gihe rero abantu bavuga ati kare bavuguruje amakuru y'abandi kabaye, ngeze mu rugo agatotsi karamfata, numva wampamagaraga amfata ku bitugu arambwira ati umva kubwira kuva nonaha nguhaye umurimo wo mvugira ku isi yose, uzagumya umvugire kubera ukuntu wampamirije. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nguwo umurimo wanjye. Tugaruke rero ku ijambo ryitwa kunesha, kuko muri abanyeshuri ngewe nkunda abanyeshuri cyane. Abanyeshuri ni abantu bumva vuba cyane bagakora vuba cyane, mbese barihuta. Nanjye rero ndanezerewe ko tugiye kuganira, tukajya tuganira nimba baza munsubize rwose. Icyita no kubaho nuko udafite umwanya kuba na mikoro mukajya namwe mubaza cyangwa mukavuga, ariko munyemerere tubane mu mwanya mwiza. Twasomye ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha. Ntabwo ari ku bwacu, ahubwo ni kubw'umwami wacu Yesu, ni kubw'imbaraga zacu, ni kuko tugeze mu wa kane, kuko turi mu wa gatatu, kuko tutasimbese, ni kubw'umwami wacu Yesu. Noneho ubu mureba ijambo ryitwa kunesha ryumvikana neza iyo urishakiye ibisobanuro mu zindi ndimi. Mu Gifaransa bavuga victoire, noneho yabaye ikindi. Wajya mu Cyongereza ukavuga victory, byose bivuze intsinzi. Ubwo ni mu izina intsinzi, mu gihe kunesha yari inshinga. Noneho ugendeye kuri iri jambo ryitwa intsinzi, ibihugu byose muzi ku isi by'ibihangange n'igihugu cyacu burya nacyo ni igihangange. Igihe kiragera tukabyina intsinzi, ntimubizi mwe mwari n'abana ntabwo bihari byo mutibuka, ariko igihe twigeze kujya tukajya tubyina intsinzi tuyumva intsinzi. Burya iyo umuntu wese anesheje abyina
umuntu wese unesheje agomba gukora akarasisi mu giswahili bita ni karasisi ka ushindi. Ni uburyo bwo gusereburetinga intsinzi. Iryo ni ihame duhuriyeho ku isi twese. Noneho hano tuvuze ngo Imana ishimwe iduha intsinzi, iduha ariko ntabwo ari ku bwacu, ni ku bw'umwami wacu Yesu Kristo. Iri jambo rero nicyo ushaka tuganira, hanyuma tukaza gusenga tumaze kwipima ku kigero cyo kunesha, ku kigero cyo kubasha gusereburetinga intsinzi. Ubu mureba ku isi yose, i Burayi, Amerika, Afurika, Abanyarwanda, aba hano ni muri Musanze cyangwa ni Nyabihu? Musanze, Nyabihu, abantu benshi mu matorero, mu peperi wacu, ahantu hose abantu bagenda batsindwa. Sinzi na mwarimu kandi ntibatsindwa binini gusa, n'uduto turabatsinda. Abantu bagenda batsindwa n'ibintu binini n'utuntu duto. Niko abantu bateye, nuko bimereye, baratsindwa. Wamuvuga nabi, wamureba nabi, ukabona aratsinzwe. Ni gute ushaka kureba witegereje ukareba, ni gute umuntu ushaka kuva mu rusengero akanga agatsindwa? Wari uzi ko umuntu yarangiza amaseshe iminsi 3 ariko agatsindwa? Mbese abantu bagendana intsinzwe. Sinzi niba ibintu mubizi. Hari umudokiteri umwe, simuvuga amazina mutamumenye, n'umuganga, inshuti yanjye. Ku rugi rwinjira muri consultance handitseho ngo no smoking. No mu rurimi rw'igifaransa byose, no mu cyongereza, no mu kinyarwanda ko itabi ryica. Binanditseho, hariho igishushanyo cy'itabi n'akantu gakasemo gatukura ko ryica. Noneho ninjiye muravuga ati pastor, nakuyeho abana, avuga Igiswahili. Me nakuyeho abantu, nakuja hapa kufanya nini? Uzi kumbwiriza, ntumbwiriza sanga yadometse. Ni muganga yanditseho ko itabi ariko yadometse. Arambwira ngo itabi ryaranesheje. Urumva umuntu unesha azikaze, sigarete yagize ite? Abantu benshi bagenda batsindwa, bahora baneshwa ku gato no ku kanini. Rero mwebwe ntasasika n'igicurumva ko urugendo ruracyari ni ukuvuga ngo amasomo ya saa 7 n'aya saa 7 n'igice saa 8 izuba riri kwaka, urumva ibitotsi ari ibitotsi. Aho rero mukeneye kuba abasirikare beza. Ariko Imana ishima iduha kunesha, si ku bwacu, ni kubw'umwami wacu Yesu. Byagenze gute? Genda umwigisha muri aya masaha, ndumva ushaka kubigisha. Muri teoloji tugira ibitabo n'abavandimwe mu yandi matorero barabigira. Tugira ibitabo byita Conseil du Salut, inama y'agakiza. Iyo bavuze inama y'agakiza basobanura mu ijuru habayo ibiremwa by'umwuka, ariko uruhumbirajana rw'abamarayika. Noneho mu ijuru hakabamo ikiremwa cyitwa Luciferi. Luciferi ni ikilatini, ni Luciferi, yahozeho kera. Ni ukuvuga ngo mbere yo kuremwa yitwaga Luciferi mu ijuru. Hanyuma mu itangiriro yitwa ya nzoka. Hanyuma mu isezerano rishya akitwa Satani, ngaya amazina ye. Mu biremwa byo mu ijuru nawe yari arimo icyo gihe. Hanyuma ijambo ritubwira ngo iki? Navuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Ni ukuvuga ngo abemera ubutatu bwera cyangwa butagatifu, Data, Mwana, Umwuka Wera, baravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Imana rero iyo ntiyigisha inama, ni rurema, ntawibuza gukora ibyo ikora, ikora ibyo ishaka. Iravuga iti Mwana, Roho Mutagatifu, muze tureme umuntu mu ishusho yacu.
abantu basoza amasengesho y'iminsi 5 bakaneshwa. Umuntu ashaka kuva gusenga agatsindwa ukabona ariko ijambo ryatubwiye ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha, ntabwo ari ku bwacu, ni kubw'umwami wacu Yesu. Iyi ntsinzi ituruka mu mwami Yesu Kristo, itaba mu bizigira byacu, itaba mu masomo menshi twiga, itaba muri shapitire zuzuye igihanga, itaba mu mashuri y'ikirenga, itaba mu gutera tsuki n'imigeri. Iyi ntsinzi duheshwa n'umwami wacu Yesu Kristo imeze ite? Niyo ngiye kunyuramo amagambo make, hanyuma dutangire kugenda tunesha. Haleluya, haleluya. Ubundi byakabaye byiza mwese mubaye abasirikare. Hari ibihugu byateye utarajya muri kaminuza ubanza gukora iki? Cyangwa se warangiza kaminuza ukabanza ugatanga umusanzu ku gihugu mw'imyaka 2 ukabona ukajya kwikorera ukagitwara. Niko bimeze. Njyewe si icyo ndi kuvuga cy'umubiri, ndi kuvuga ngo ubama mwese mukaba abasirikare ba Kristo. Haleluya. Kuko ni nabyo ndi kubabwira. Ndabarahiye nta musivili warigeramo. Ijuru dore muracyari bato, muracyafite umwanya wo kwitoza neza. Mwaririmbye ngo turi abasirikare beza kandi benshi bogejwe mu maraso. Burya ntago wavangiwe kuvuga ngo indirimbo ya tunane 27 tujye mu ndirimbo ya 28 nuko ariyo yari yateguwe hano. Abayoborwa n'umwuka nibo bana, ujye ukomeza wumvira umwuka. Kubera yuko ntabwo bishoboka yuko mwagira iteraniro ryera ritagira ikimenyetso cy'umwuka wera. Nibibaho hariya rero nahise mvuga ngo okay, kuruta Imana yakoze kwenza y'ubusogo, kuko ibaha ikimenyetso cy'uko ibyo nje kuvuga ari iby'Imana. Mwaririmbye ngo twarabatuwe rwose rwose, si yo yatangije iteraniro, si byose nateguye ahangaha. Navuze rero ngo nta musivili wagira ute wajyayo. Ubu rero twinjiye muri training week yo mu mwuka, twinjiye muri training y'igisirikare cyo mu mwuka. Haleluya, amen. Kandi ntabwo bisa kubona abasore n'inkumi bangana gutya binjiye mu gisirikare cy'umwuka bakamenya uko bazarwana intambara zibarunze imbere. Intambara ziri imbere, ariko Imana ishimwe izajya ibaha kunesha. Ariko zirahari, zirarunze. Nyiri umusore nari nzi ko kuba umusore ari ikibazo gikomeye cyane. Avuga yazanye bakina ngo kamembe nshakira umugore rwose ibi bintu wapi umugore ratanye. Wow, amashimwe nka yayandi. Kumbi vita inaanza, intambara ziratangiye. Niga muri primaire ni kera, singibuka. Niga muri segonderi ni kera, nkurikije amateka yabayeho muzi mu gihugu nabyo ni kera. Ariko ndi mu kazi nagiye kwiga, navuga ni nimbona lisansi, nkabona lisansi muri communication cyangwa se muri journalism, nzakora umwuga wanjye neza. Nikubita Mount Kenya irampenda, ndiga communication skills, niga kweditinga, niga ibintu byose, ubumenyi ndagwiza. Ndavuga ni wow, ibintu ni sawa. Nikimaliza vita zinaanza, intambara ziratangira zo kutiga. Ntabwo twize, twarize ariko ntabwo twize. Kuko ubuzima, kugira ngo ubuzima bufate nk'isaha, kuva saa 1 za mu gitondo kugeza saa 12, ntabwo wambwira ko saa 6 hari aho wari wagera. Kandi ngereranyije mwebwisha n'ukuri mwese mugiye kurangiza kaminuza mumeze nka saa 7 cyangwa saa 9, kuko ngiye murabona ko
nko saa 9 n'ibindi ariko saa 10 ntiziragera kuko ndacyasimbuka imisozi ndacyataruka rero mwebwe nka saa 6 n'igice urumva ko urugendo ruracyahari ni ukuvuga ngo amasomo ya saa 7 na saa 7 n'igice saa 8 izuba riri kwaka urumva ibitotsi ari ibitotsi aho rero mukeneye kuba abasirikare beza ariko Imana ishima iduha kunesha si ku bwacu ni kubw'umwami wacu Yesu. Byagenze gute? Genda umwigisha muri aya masaha ndumva ushaka kubigisha. Muri teoloji tugira ibitabo n'abavandimwe mu yandi matorero barabigira. Tugira ibitabo bita byita Conseil du Salut, inama y'agakiza. Iyo bavuze inama y'agakiza basobanura mu ijuru habayo ibiremwa by'umwuka ariko uruhumbirajana rw'abamarayika. Noneho mu ijuru hakabamo ikiremwa cyitwa Luciferi. Luciferi ni ikilatini, ni Luciferi yahozeho kera. Ni ukuvuga ngo mbere yo kuremwa yitwaga Luciferi mu ijuru, hanyuma mu itangiriro yitwa ya nzoka, hanyuma mu isezerano rishya akitwa Satani. Ngaya amazina ye. Biremwa byo mu ijuru nawe yari arimo icyo gihe. Hanyuma ijambo ritubwira ngo iki? Navuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Ni ukuvuga ngo abemera ubutatu bwera cyangwa ubutagatifu, Data, Mwana, Umwuka Wera, baravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Imana rero iyo ntiyigisha inama ni rurema, ntawibuza gukora ibyo ikora, ikora ibyo ishaka. Iravuga iti Mwana, Roho Mutagatifu, muze tureme umuntu mu ishusho yacu. Ikiremwa cyitwa Luciferi. Luciferi ni ijambo ry'ikilatini, harimo amagambo abiri, Lucisi na Feri. Lucisi ni umucyo, hanyuma Feri ni umuyobozi. Ufatanyije ni umutwaramucyo, ni umutwaramucyo. Luciferi bisobanuye umutwaramucyo. Yari afite inshingano ebyiri mu ijuru. Mu ijuru yari ashinzwe gukayanganisha ijuru, gutembera ikirere cyose cy'ijuru, niba ari ikirere niba ari iki hose mu ijuru agatangayo umucyo, kuko ni umutwaramucyo. Indi nshingano ya kabiri, yaririmbishaga abandi bamarayika mu majwi yose abinaha bataramenya, mu majwi atandukanye. Yari afite inshingano rero. No, igihe ari gukayanganisha ijuru asanga Data, Mwana n'Umwuka Wera bari kuvuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, abita mu gutwi. Buriya rero hari ibintu byitwa ishyari, ibintu byitwa ubwibone, mujya mubibona mu bantu. Dore aho mwahereye rero, aho niho ngeze. Satani ari we Luciferi mu ijuru, amaze kumva ko bagiye kurema umuntu mu ishusho y'Imana, anatahura ko ngo azaba ari mwiza, azaba ameze neza kuruta ibiremwa by'umwuka arimo bamarayika. Ahita amanuka ajya gukoresha inama abamarayika bose bo mu ijuru. Baramwegera arababwira ati murabizi ko nigererayo, murabizi ko ngerayo aho iba, mvuyeyo nsanze bari kuvuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. None ni gute Imana ifata icyemezo kimeze kuriya, ko numvise umuntu azasa nkaho ari mwiza no kuturusha? Ibyahishuwe igice cya 12 dusanga dekararasiyo ya Yohana asa nkaho yabirebaga. Yaranditse ngo nuko rero wajuru nawe wasiwe, wajuru wishime witera hejuru, wasiwe ugushije ishano, kuko 1/3
cy'abamarayika na rusufero bacyo barateruwe n'ikuzimu na hano mu isi butoka va mu ijuru nta juru ry'umuvurungano rihari